ikaze nanone igitondo cyiza bakunzi bawe n'entertainer twagarutse muri ka kanya keza k'ikiganiro kiba kiryoshye kinononsoye cyo ku makuru biba biri bukinwe saa yine ku ntimba ya Love. Uyu munsi rero muri studio ntago ndi nyenyine nk'uko bamaze kubimenyera. Uyu munsi nabazaniye irindi jwi mu bakinnyi b'intimba ya Love muze kumbwira ngo iri jwi ngiye kwakira ni iryande. Birakomeye ko uryo bw'iyi filime yongera kuvuga ngo waramutse neza ye baba we mbega ibintu bakoze nje umuntu uri murandya umuntu uri kundya gusa numvise uvuga ati ubanza ukababwira ibyatambutse hanyuma ibibaye ukabibabwira nyuma cyane bana niyo principe tugira tubanza kwibutsa abakunzi bacu batwumvisha uyu munsi wa none utwumvishe none urabanza ugakora subscribe ubundi ukumva ikiganiro kikarangira. Abasanzwe babana natwe buri munsi icyo tubibutsa ni ukumva ikiganiro kirangiye kuko duhera ku makuru yaranze umunsi w'ejo hashize. Urabizi ntabwo abantu bose baba barumvisha ikiganiro ariko niyo mpamvu tuzana tukabaciramo incamake noneho tugasoreza ku makuru y'ibirukirwa uyu munsi. Aho nibyo rero ku bantu mukurikirana nimba ya Love mujye mugerageza musharinge iyi filime iraryoshye mureke duteze sinema nyarwanda imbere cyane. None se muri sinema nyarwanda ubona muduhishiye iki? Muri sinema nyarwanda ni byinshi ikoranabuhanga ririmo rirazamuka. Nk'umara bibona amashusho asigaye akoreshwa imodoka mbere wabona gutazi ibintu bari gukina ariko ubuhinde turimo turabugera amajanja muri kuri level y'abayinde turimo turabugera amajanja rwose. Reka twanzike. Murakoze rero bakunzi bawe n'entertainer ntabatindi reka duhere mu rugo kwa Minisitiri Tony na Tito babakurijeho. Urabibonye Tony na Tito babakurijeho Minisitiri ati Tony Tito mujye mutereta abakobwa bari ku rwego rwanyu cyane no gushima aho wishyikiye agaciye muganira ngamaboko atareshya ntaramukanya akomana nka Tony koko arajya kuganiriza Ange amubwira aya magambo Minisitiri amubwiye. Mwebwe nimuze gucikwa ni mukanya ndaje ndababwira ukuntu kwa Minisitiri mu gikari Tony ahuye na Ange bikaba ibindi bintu ubwo baganiraga ku rukundo rwabo n'amagambo Minisitiri ababwiye. Ntago uyu munsi ndi butinde kuko murabizi neza ko hano ngewe mbahereza nkubitambangoro mu rugo kwa Ravise. Mu rugo kwa Love Mimi na Eric ubonye byari bifashe ye baba Eric ahuye harya ngahuye ni iki muze kutubwira muri comment ngiye kambivugira hano baza kutubwira icyo ahuye nacyo. Mimi abwije Eric ukuri aramubwira ati Mimi doctor ku gahungu nkawe k'inyirabuheri akoresha amagambo atari meza cyane avuga ati ku gahungu nkawe k'inyirabuheri agahungu nkawe mutindutse fo niba rugutinduka ngo birirwa bapfukamana n'agatindi kagenzike. Mimi kubera gukundana na Manzi Doctor abasigaye yumva ko ari doctor cyane ariko ngo ngusobanure shimi mu chemistry ngimibare ngo ngo nabizi n'imibare yakunaniye. What the hell? Eric ati ndagukunda izo feelings zivaye koko. Mama Shema rero murabizi neza ibyo ko akiri kwa Minisitiri ariko ntago turagera kuri Mama Shema. Katuvuge kuri Mama Love ubwo yari yinjiye agasanga Mimi ari gukatira Eric. Ntimucikwe ni mu kanya gato ubwo Mimi ya mama we yamaze kumwumva ajya kubagira inama. Mama wa Mimi umubyeyi burya si ikintu. Umubyeyi agira amagambo meza amagambo ari mu bwenge ariko nk'uyu we ujye kuvuga urebe ukuntu ibintu byose aba yabanje akabisengera akaza baramutse kandi abibona ko bari mu mahana ati Imana ishimwe. Ntababeshye umubyeyi bari n'abategarugori muri hanze ahangaha ndabasaba mujye mwigira kuri uyu mubyeyi. Mama Love ni umubyeyi mwiza umubyeyi ujya inama afite abakobwa beza nubwo nyine Mimi wari agasazi ariko Mimi avugisha ukuri yakwanze abakwanze nta gaca ku ruhande. Katugaruke kwa Neyira. Neyira wari mu gahinda kenshi. Neyira afite agahinda Neyira afite umutwe uri kumurya umutwe udakira yabuze urukundo yabuze Manzi nimero 1. Si Manzi yaba yagiye kwa wa mugore wa Sera muze kumenyera muze kumfasha kumenya ayo makuru. Abantu mutekereza ko Manzi yabagiye guhura n'umugore wa se cyangwa yibereye mu zindi diro zo murazizi za Manzi ko we nta mikino bafite no ku muhanda bayibereyeyo ngo ari kureba ku gatabi. Mimi ni ubivuga neza ngo nako ku mugongo w'ingono umugongo w'ingono nahazi reka
iyo bavuze ngo nako ku mugongo w'ingona se wumva iki? Ku mugongo w'ingona nabo nkubeshye Mimi bundi niwe muntu wanjye, Mimi niwe ubizi byose, ngaranywa urumogi iki inzoga ng'abagore, noneho ngafite gahunda yo kudakunda umwe, kubwira Neyira rero ukunda ngo umwe se cyangwa ni Kire. Sikamwe ni Kire ngo manza akunda abakobwa bangana na Kire, mama Kire n'ibingana iki? Ntabwo dutinda ntabatinde, reka twigire mu rugo dukunda twese. Si mbanze kwa Shema cyangwa mbanze kwa Aline? Reka tubanze kwa Shema aho basohokeye turasoreza kuri Aline. Yego. Wabonye uburyo Ravi yari yishimye aririmba amacupa bagenda bayahererekanya Manzi ni melody yumiwe. Ubundi Manzi ni indorerezi nubwo agenda nka docteur, ubundi we yishimye hano. Ravi we yishimiye butembere kandi ari mu kihe cyo gutembereza Shema, ariko Ravi ni uri kubifiringa. Hariyo bande sana wababonye? Ako na bande twishe ngo tuyamamarize. Oya. Hariyo bande rwose bararirimba baracuranga icyo kunywa baranywa rwose. Akaba basore bazi gukubita gitari. Bazi gukubita gitari. Abantu babonye iyi bande bishoboye munyihere like comment yanyu y'ukuntu iyi bande bikora, muze kutubwira niba bahindura bakagarura ya bande yo kuri anniversaire ya Ravi. Iriya bande yarabikoraga bigacika. Ubu tugiye mu kizamini cyo gukonta iyi bande iri kuririmbira Shema ngo agaruke mu buzima busanzwe, ndetse na bande yo kuri anniversaire ya Ravi. Muze kudukomparingira. Wowe utarayumvishe subira inyuma mu biganiro byacu urebe ukuntu iyo bande yari imeze. Mu gihe rero iyi bande yacu rurangaga, mwebwe mwese mwireberaga ukuntu Ravi yari yishimye, Manzi yishimye, Shema we wari akarusho ko badashaka gukuraho amaso Ravi. Ariko mu rugo biri gushya bigacika. Mwibuke ko nuzenye umukobwa wacu yagarutse Aline. Mu kugaruka kwa Aline gare ko nta mahoro ahari. Aline yagarutse nta mahoro ahari. Ubona uburyo yabwiraga Ganza. Reka yahereye kuri Biyayo amwirukana. Yahereye kuri Biyayo amwirukana. Yambwiye ati se nakantu wazani abantu ba hano mu rugo. Abana bo mu rugo. Ntako ndahabyara. Ati avugana gashi atumva atabahe bana. Ati Ganza ubwo barinjiye. Icyo kora Aline na Ganza barumvikana pe, ariko kuri inshuro dushaka kureba ko Ganza asubira muri ya mico ye yo gushodeka na Aline bakarwanya Ravi bakarwanya Shema. Ese ko amukatiye akihagera mbwa ati ufite nimero zabo bahamagara ubisangireyo. Mu migambi ya Aline ko akunda hora agasaza ashaka guhemukira Ravi na Shema. Murabona ko ibi bintu azongera akabisubiramo cyangwa Ganza yahindutse wowe ubibona ute? Ngiye Ganza mbona yarahindutse. Ganza uko mbibona, uretse ko zino filime movie dukina movie nyarwanda haba harimo icyo bita ubwenge bwinshi. Ganza yarahindutse, ariko ushobora gusanga nanone ku rundi ruhande yazisanga yongeye akagaruka akaba wawundi. None se Aline yavuye mu rugo Ravi acyambara ibigutiye. Yego. Ibaze ubwo bari buze kubitana akabona aramurusha umusatsi. Yego. Aramurusha makeup. Arambara neza akaberwa kumurusha. Yego. Arongera kumurwanya. Aline arongera kurwanya Ravi nabona ukuntu Ravi ari gusa. Ahubwo ashaka kugukomeza akagira icyo bita ishyari. Ishyari noneho ryo kuntu ari gusa. Leta ryiyongera. Aravuga ati umwana mu batindi. Baramusirimuye. Arasa neza. Ibyo ni ishyari riri buhite ryiyongera. Ariko n'ibintu ibintu bibi. Mu gihe byose byabaga rero murabizi ko Aline yari yamaze gukomveka mama wa Shema, bari bamaze kuzana muri uyu gice kigiye kuza Sainedi. Ntimuze gucika ubwo mama Shema ari we yicaranye n'abana bose. Minisitiri byamucanze aho yasigaye, ibiganiro hagati y'abana na mama byabaye byose, ariko ntago baribagirwa kubaza mama wabo ngo papa wacu aracyariho. Wowe utarakora subscribe rero kora subscribe, ubundi tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Ni hano kuri Win Entertainment naho haca amakuru yibanze, tukaza gusoreza ku makuru y'ibiri bukirwe munsi sayene. Ni hano kuri Win Entertainment rero bakunzi ba filime nyarwanda, mumfashe dusengere mama Shema nibura tubwize ukuri, atubwire niba papa wa Shema na Ravi na Ganza bakiriho. Dukeneye kumenya inkomoko, ubundi papa wa Ravi we ritebye abaheye
Claudine se nyuma y'umunsi mubona yambaye inifomo mwaje kumenya umuntu aripotingera ntimuze gucikwa byose ni hano wabisanga ugasobanukirwa reka mbifurize icyumweru dutangiye gishya umunsi ni kuwa mbere umunsi ni kuwa mbere abanyeshuri kujya muri examen barimo barakora nesa barimo barakora nesa abanyeshuri mutwumva muze kwandika muri comment mwandike muri comment mutubwire uko ibizamini bimeze sawa rero iminsi myiza